Abana n'imbuto nziza iva ku Uwiteka, karabo keza zahabu nziza mbabazwa n'umuntu utaza gaciro k'umwana. Rerera Yesu icyo kibondo uzakimurika, giha ibisabwa mu buzima, gitoze kwiga ijambo ry'Imana, gitoze gusenga n'indagizo y'Imana izayikubaza. Egocentrism ni akantu ko kwikunda, kwireherezaho ibintu byose byanjye. Ako kaba mu bana cyane, ni akantu k'ubwana kaba kabarimo. Yenda ibyo by'abantu bakuru byo nicyo nakwita nk'irari. Ibintu wabashyiramo iyo bayoboye mu nzira bahita biyemeza kuyijyamo, nta bindi, nta guca ku ruhande, nta gutangira gushyiramo analize n'imibare. Wavuze ikintu cyo kwikunda. Umwana iyo tumumenyereye akaba afite umugati we, bombo ye, akantu ke keza cyane, ukakamusaba ivuni ariko afite gusa, tuvuge afite bombo imwe, ukavuga ngo wampaye, ntabwo atekereza ko nta yindi afite, araguha cyane. Nubwo akenshi babiduhereza tukabibasubiza, ibyo bikanabatera n'umutima wo gukomeza gutanga, kubera ko igihe cyose umwana atanze aba azi ko yiteguye feedback irenze icyo yatanze, cyangwa se ko icyo yatanze kiri umugarukire cyane. Mu miterere y'umwana niko akoze, ari nako Imana yifuza ko tumera. Mu gihe dusabye gukora iki, tukagikora n'umutima wose, kuko ibyo yifuza kutugirira kuri twe biba ari binini kurenza ibyo tuyikorera. Muvandimwe, wavumbuye ikintu gikomeye cyane. Ubundi se wowe urabimbwira uri teacher? Uri teacher uratwigisha, ahubwo se uzi ibyo twiga kugira ngo uzamuzaneho ibintu byo kuvuga ngo ijambo mwarimu yavuze urabizi, uragiye kuvuguruza mwarimu, abe yarabifashe nabi, ariko umuntu uzamukosora neza akabyumva ni teacher we. Kugira ngo nzahindure icyo kintu mu mivugire ari ikintu wize, bisaba yuko utera icyizere wakwigishije mbere, ukanyizera cyane rwose. Yesu rero aravuga ati munyizere. Abigishwa ntibari biteze ko hejuru y'inyanja umuntu yatambuka cyane, ariko mu kwizera Petero aramuhamagara ngo ngwino. Petero yari azi ibintu byo mu mazi no gucubira mu buryo busanzwe, ariko kubera ko yizeye, ni ibintu yarerewemo, yabyirutse ari umurobyi, yabyirutse abona amazi, nta muntu yagenda hejuru, ariko mu isomo ry'akanya gato ryo kwizera, Yesu aramubwira ngo tambuka uve mu bwato n'amaguru unsange hano. Teenagers ni abana bari mu myaka 10, muri 10 ubwo urumva hose abo ngabo nibo nshaka, reka mbivuge muri ubwo buryo. Niba umwana kera bajyaga bamwicaza ku kazuba bakamwuhagira, uyu munsi wa none akaba atifuza ko wanamubona. Yego, wanamubona niba ashaka kwigenga, adashaka ko mama amenye ibintu byose, urumva azagira inshuti nazo zo mwibanga. Hari igihe ushobora kubona ko leta n'inzego zishinzwe n'ibigo bishinzwe uburenganzira bw'umwana bitari kukugeraho, ukaba uri iyo ngiyo ariko uri guhohotera umwana. Zirikana ko hirya y'ijisho ry'abantu rireba, n'imbaraga za politiki cyangwa imbaraga z'abantu zibakurikirana aho zitagera, ijisho ry'Imana ryo rirahagera, kandi ku iherezo ry'ubuzima uzabazwa ubugingo bw'uwo mwana cyane rwose. Umubyeyi rero turagusaba tukwinginga kugira ngo wongeremo agatege mu buryo bwo kwita ku mwana wawe, kuko turabizi ko umukunda cyane, ariko nanone Imana imukunda kukurusha. Ndanezerewe ko Yesu ankunda, ibyo birampagije, ubone mbereye ndumva nyuzwe, nkunda kubana nawe. Mwaramutse, abandi muraho, abandi mwaraye neza bitewe naho uherereye. Mugire amahoro ya Kristo. Diva Family TV uyu munsi yongeye kugenderera no gusura abakozi ndetse n'abana b'Imana baba barahatandukanye, kuko baba twakoranye ibiganiro mu minsi yashize, twabonye yuko hari abantu baba bitwa abakozi b'Imana, bakaba ari abakozi bazahembwa imishahara yabo cyangwa se bazahembwa ibihembo bya hano ku isi bikarangira, ariko hakabaho n'abana b'Imana. Uyu munsi rero twasuye umwana w'Imana bita Dermas, ndetse akaba anakorera Imana, akora umurimo wa se abishishikariye. Mbese muraho neza? Ni amahoro. Ni amahoro. Umeze mute? Turashima Imana. Uri kumva umerewe ute mu mutima? Meze neza. Twaje tukugana kugira ngo utuganirire ku bijyanye n'impano yawe y'uburirimbyi cyangwa se ubuhanzi bwawe ukorera mu itorero. Umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Umurimo umeze utese?
muri muragenda. Twizere neza yuko Imana ikomeza kubafasha uko bwije nuko bukeye mu ngendo zanyu zivuga butumwa ndetse no mu buzima busanzwe uzwiho kuri umurezi Rwose abana baratsinze. Imana ntacyo tuyishinza, abana baratsinze neza. Abana baratsinze. Okay, ibwira abantu rero nk'umuririmbyi. Abana ni imbuto nziza iva ku Uwiteka, karabo keza, zahabu nziza, babazwa n'umuntu utaza gaciro k'umwana. Komeza wa komeza ukaririmba kuri iyo ndirimbo kuko turaza kuyiganira. Icyo kibondo uzakimurika gibisabwa mu buzima, gitoze kwiga ijambo ry'Imana, gitoze gusenga n'indagizo y'Imana izayikubaza. Rerera Yesu icyo kibondo uzakimurika gibisabwa mu buzima, gitoze kwiga ijambo ry'Imana, gitoze gusenga n'indagizo y'Imana izayikubaza. Urakoze cyane. Mu bintu byatumye tuza kukureba ni impano idasanzwe, kuko abaririmbyi dusanzwe dufite uyu munsi turi guhura nabo ni abaririmbyi bakuru, baririmba n'ibintu by'abantu bakuru kandi baririmba nyine message nkuru. Nawe si uko iyawe ari ntoya, ahubwo nuko uri inshuti y'abana cyane cyane rwose. Ndetse nta ndirimbo yawe ndabona cyangwa se ngo ngusanga ahantu uri kure y'abana cyane. N'iki kuri wowe? Mbese uri umupapa urubatse, ufite? Ndi umusore, ndi ingaragu. Igaragiwe se? Igaragiwe. Ubwo vuba tugire twitegure ko rwose. Mbo uri inshuti y'abana cyane mu buzima busanzwe. Abana ni beza. Abana ni beza. Buriya muri Matayo nako I think it is Ruka igice cyawo cya 18 umurongo waho wa 15 gukomeza, hariho igitekerezo cya Yesu yakira abana, ariko hari amagambo yamfashije. Ku murongo wa 17 Yesu yabwiye abigishwa ati umuntu utemera ubwami bw'Imana nk'umwana muto ntateze kuzabwinjiramo na gato. Buriya abana niyo, reka mbanze mpereho kariyo fondasiyo y'iby'umwuka. Umwana iyo umutoje ikintu acyumva cyane kurenza umuntu mukuru. Abana nta mutima mubi, iyo babwiye ibintu baba biteguye kubyakira, mbese imitima yabo ihora yiteguye kwakira iby'Imana, ihora yuguruye Mwuka Wera. Nta mutima mubi, ntibagira inzika, kandi ibintu bamenye ari batoya, ibyo bamenye ari batoya nibyo bagenderaho ubuzima bwabo bwose. Buriya Steven, ukura ubu ngubu ntago wahindutse ukuze, ahubwo impano zawe cyangwa uko wagiye umenya iby'Imana byatangira umwana mutoya cyane. Niyo mpamvu n'Abanyarwanda bavuze ngo igiti kigororwa kikiri gito. Yego. Mbo hari ikintu kimwe ugeze muri Bibiliya uranyibutsa, nubwo turi bigarukemo mu buzima busanzwe. Hari ikintu Yesu yigeze avuga muri Bibiliya, aravuga ati nimudahinduka ngo mumere nk'abana batoya, yego, ntabwo muzinjira mu bwami bw'Imana. Yego. Icyo kintu Yesu akivuga kandi ko guhinduka rwose uvuze ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu aba ari mukuru, ariko kugira ngo uhindure umuntu mukuru mu bisanzwe biragora. Kwigisha abantu bakuru biravuna. Kugira umuntu niyo yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo ndajya aha ukamudeviye, biragora kugira ngo umutwe wongere uhinduke agaruke mu mwanya usanzwe, kuko nyine ibitekerezo bye biba byaratangiye kugenda bimeze nk'ibiri mekanike. Mu gihe umwana ushobora kumuvuga ngo uri gukubagana, ibyo yari gukubaganiramo ari kubisekeramo, wamuhindura wamubwira ati icara, nabwo agakomeza gahunda ze atabaye deranje cyane. Ariko mfite ikibazo gito nshaka kukubaza. Abana birashoboka ko Yesu yigisha icyo kintu abantu bakacyumva mu buryo butari bwo, akaba niyo mpamvu babaye nk'abana batoya. Umwana niwe muntu wenyine ushobora guhereza telefone yawe ari yawe, ukayimuhereza ati
arashaka kureba game cyangwa gukina cyangwa kureba amafoto ukayimuhereza ari yawe wajya kuyimwaka ntabikwemerere kandi telefone arabizi ko atariye ikintu akwatsa arabizi ko cyari icyawe agatsimbarara kuri iyo ngingo akanarira umwatsi telefone ararize cyane umwatsi telefone yawe arabikoraze ngo telefone yanjye ni muyime ntekereza ko ari abantu ko rero abantu bahindutse batyo abantu bahindutse batyo yego babaye nk'abana bato Imana iratanga imigisha mu buryo runaka Imana yagira ikintu isaba umuntu ngo gira gutya bate wapi inka yanjye imodoka yanjye inzu yanjye abana banjye umwana yatangira gukorera Imana ati mwana we va muri ibyo bintu ni impano y'Imana Bibiliya natubwira ngo ni umwanda uturuka ku Uwiteka cyane rwose mfite ubwoba rero ko abantu bahindutse nk'abana batoya bakubahiriza iryo tegeko rya Mesiya ariko mu buryo ntekereza ko buri kure y'icyo Mesiya yavuze kuko atanga impano mu by'ubuzima ariko abantu ntago tugerageza gutanga kandi Imana iratubwira ngo Kristo yaravuze ngo muhindukire mumere nk'abana batoya kuri wowe icyo bita guhinduka tukamera nk'abana bato Mesiya yigishaga abantu yenda icyo uvuze hari akantu ngenda umurezi mu bisanzwe hari akantu muri psychology bita egocentrism ni akantu ko kwikunda kwireherezaho ibintu byose byanjye ako kaba mu bana cyane ni akantu k'ubwana kaba kabarimo yenda ibyo by'abantu bakuru byo nicyo nakwita nk'irari na kamere y'icyaha yagiye idukigingiza cyane ariko buriya Bibiliya igivuga ati byakozwe n'intumwa cya mbere wanze umurongo wa 8 ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira umuntu wa kamere igihe cyose ntago yabura niyo egocentrism iba mu bana ibaze kubura umuntu mukuru ariko ukaba warasubiye ibwana ukaba wumva nyine hari imico uhora ugira Nuko ngo turashaka ikiganiro cyacu cyashingira ku mwana gusa. Reka twivugire ku mwana. Ku mwana. Warumvuze ngo turajya tuvuga umwana nanone twita kuwumurera cyangwa se wagerageje gukura bwa mu buryo bw'ibigaragara cyangwa se mu buryo bw'ibitagaragara. Warumubwiye ngo iyo Bibiliya ivuga guhinduka nk'umwana ibivuze iki? Bibiliya ibishaka kugira ngo tugire imitima yiteguye kumva ibintu by'Imana tudatindije tutagiye kure nk'abana. Tugira imitima iciye bugufi yoroheje nk'abana buri abana bato baca bugufi kandi ibintu wabashyiramo iyo bayoboye mu nzira bahita biyemeza kuyijyamo nta bindi nta guca ku ruhande nta gutangira gushyiramo analize n'imibare bavuze ikintu cyo kwikunda ariko abantu bakuru buriya bakunda ibintu byo ikintu cyose abanza guhita kubitamo umubare ikintu cyose ashyiramo umubare akavuga ati ariko ibi bintu agatangira no gutangira gutekereza byinshi ariko umwana we ako kanya ahita yizera kandi agahita ayoboka. Hari ibintu ntekereza ko abana bigira ku bakuze ari nicyo kintu nifuza ko numva abakristo twakwigira ku banaho nubwo dufite ibindi bintu turi buze kuganiraho. Umwana iyo tumumenyereye akaba afite umugati we bombo ye akantu ke keza cyane ukakamusaba ivuni ariko afite gusa tuvuge afite bombo imwe ukavuga ngo wampaye ntabwo atekereza ko nta yindi afite araguha cyane nubwo akenshi babiduhereza tukabasubiza ibyo bikanabatera n'umutima wo gukomeza gutanga kubera ko igihe cyose umwana atanze abazi ko yiteguye feedback irenze icyo yatanze cyangwa se ko icyo yatanze kiri umugarukire cyane mu miterere y'umwana niko akoze asigaranya irindazi gatoya wampaye arariguha ryose ari n'igihe uhita ubona wumva ugize isoni ugahita ufata igiceri cyangwa amafaranga cyangwa umugati waba uri nko mu rugo ukamuha binini birenze ibyo yaguhaye icyo gihe ntekereza ko mu byumviro byanjye ntekereza ko binahamanya na mwuka w'Imana ari nako Imana yifuza ko tumera mu gihe dusabye gukora iki tukagikora n'umutima wose kuko ibyo yifuza kutugirira kuri twe biba ari binini kurenza ibyo tuyikorera. Muvandimwe wavumbuye ikintu gikomeye cyane nanjye nkwigiyeho unyibukije byinshi reka tugaruke ku bana ntabwo nifuza ko turi bujye kure yabo nubwo turi bubuze ku bintu by'umuziki mu kanya. Yego umwana nanone nakwifashishije cyangwa se uyu munsi twakugendereye nk'umuntu bana nabo kuturusha umwana uri kubona ngendananutse ndi mutoya mu gihagararo ndamutse ndi papa w'uwo mwana cyangwa nawe uri papa we mu rugo hakaza umugabo munini cyane akagira ibintu akora bitanoze mu maso y'umwana umwana ntatinya kuvuga ngo papa naza aragukubita umwana abazi ko papa washoboye byose
kumubwira rero yuko papa adashoboye nubwo yaba abona ko mu gihagararo bidakaze yiringira imbaraga za se cyane cyane rwose. wari uzi ko umwana atavuye ku ishuri akaba azi ko mwarimu ari we uzi ibintu byose bibaho tica wanjye cyane. Nibwo waba ngiye nshobora kuba nigisha abana bakuze ariko nshobora kuba mfite umwana n'ejo bundi tuzaba tubafite tuzabyara sibyo. yego ariko kugira ngo nzigishe umwana wanjye nakunze kubireba cyane ku miryango myinshi itandukanye. Umuntu akaba ari nka diregiteri cyangwa yigisha segonderi yigisha abana bakuru. Umwana mutoya we yiga muri nasari ariko kugira ngo iyo umwana afashe ikintu gito nyine kigipfuye kugira ngo umwana umubyeyi azakimukuremo nshobora kubwira wa mwana wanjye ati nyamara wafashe iki kintu uko kitari. Mwarimu ashobora kuba yaramwigishije neza ariko akabyumva nabi ukuntu abana bumvirana. ariko nkamubwira ati mwana wanjye Steven wabifashe nabi ntago bavuga good morning bavuga good morning. Umwana akavuga ati ngewe teacher atubwira ati good morning nibyo ubundi so urabimbwira uri teacher uri teacher atwigisha ahubwo suzi ibyo twiga kugira ngo uzamuzaneho ibintu byo kwango we ijambo mwarimu yavuze urabizi uragiye kuvuguruza mwarimu abe yarabifashe nabi ariko umuntu uzamukosora neza akabyumva ni teacher we. nibutse nanone ikintu Bibiliya itubwira kijyanye no kwiringira cyangwa se kwizera kwiringira imbaraga y'Imana cyane kugira ngo uvuguruze umuntu usanzwe nuko uwamwigishije aba atakimufitiye icyizere. ni ukuvuga ngo ngewe niba uzi ko bavuga ijambo ngo kurya nkasanga uwakwigishije yavuze ngo baravuga kurya kugira ngo nzahindure icyo kintu mu mivugire ari ikintu wize bisaba yuko utera icyizere wakwigishije mbere ukanyizera cyane cyane rwose. Yesu rero aravuga ati munyizere. Abigishwa ntibari biteze ko hejuru y'inyanja umuntu yatambuka cyane ariko mu kwizera Petero aramuhamagara ngo ngwino. Petero yari azi ibintu byo mu mazi no gucubira mu buryo busanzwe ariko kubera ko yizeye ni ibintu yarerewemo yabyirutse ari umurobyi yabyirutse abona amazi nta muntu yagenda hejuru ariko mu isomo ry'akanya gato ryo kwizera Yesu aramubwira ngo tambuka uve mu bwato n'amaguru unsange hano cyane rwose. ubwo si icyizere cy'uko mama we yari yaramwigishe ngo uzarigita cyari kiyoyotse mu kanya kangana gute. Ikintu gitangaje cyane kwizera umwana ahabwa biramurema. Umwe mu bantu basanzwe bo ku isi bita Nelson Mandela yaravuze ngo education is the powerful weapon that may change the life. Nicyo gikoresha uburezi niyo ntwaro y'inyembaraga. Mu bizera Imana bazi neza nako mu bizerera mu muco bisanzwe bazi yuko igiti kigororwa cyangwa gihabwa forume kikiri gito. Tubwire umwana kuri we ni muntu ki uburyo bwagutse. Umwana ni umuntu utangaje kumudefininga ni ikintu gikomeye cyane. Uri umwana n'umuhanga. Abana igihe cyose baba batekereza ibintu biri ku rwego rwo hejuru. Ushobora kumubona ari nk'aho ari mutoya ariko akakubaza ikibazo wagishyiramo analize ukabona ati si umuntu ukibaza ati si uyu muntu niwe kimbajije nkurikije imyaka afite ingano ye. Buriya umwana abitsemo byinshi cyane. Buriya nakunze kwiga igitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose kivuga kuri Yesu cyane. Buriya Yesu imirimo ikomeye cyane yakoze mu buzima mu mabyiruka ye yayikoze ari umwana mutoya. Ukwigaragaza ko umwana muri we cyane kwagaragaye ari umwana mutoya ari muto cyane. Nibwo abantu batangiye kwibaza batangiye guhishurikirwa ubumana bwe ndetse n'ibitangaza bye ari umwana muto cyane. Urugero igihe yahuraga n'abigisha amategeko bari kumubaza ibibazo byinshi bitandukanye mu rusengero nyuma yaho igihe ababyeyi bari bamusize aho nabo batangiye kwibaza ku bumuntu bwa Yesu bibaza. Reka naye gukomeza kuri Yesu cyane. Mu mateka ya Bibiliya twagiye tubonamo abantu benshi batandukanye babana nka Samweli
tuzi igihe hari igihe cyageze iby'Imana biba nk'ingume birabura cyane, ubupagani buragaya cyane muri Isirayeli. Imana ibura umuntu icishamo ibyayo cyangwa kugira ngo ibura umuntu ivugana nawe, nta kwereka ko ari kweruye ko ari guhari. Ariko Imana ibona Samweli, ibona umutima wa Samweli, cya kindi twahoze tuvuga ku mutima w'abana, umutima uciye bugufi witeguye kwakira ibintu. Niba usigaye Imana yakoresha, iramuhamagara, ndetse abari bashinzwe kumenyekanisha iby'Imana bari basinziriye. N'umuhanuzi Eli ntigeze amenya niba koko yatangiye gufata Samweli nk'umuntu usaze, amubuza kwitaba, ashaka kumubwira ati wa mwana sinzira, uri kurotaguzwa n'ibiki. Samweli ni amateka maremare. Hari n'abandi benshi cyane bagiye bategeka ubwoko bwa Isirayeli ari abana batoya. Hari nk'uwitwa Yosiya, nawe yimye ingoma ahari afite imyaka 8. Ariko nayo mvuze ngo umwana kumuvuga ararenze. Kuri nge hari ikintu njya ntekereza ku bana, njya mubona nk'igikoresho cyakoreshwa ahantu hose mu buryo bwose cyane, nakwita kiri netre, kiri vierge, kitari cyangirika. Ni ukuvuga ngo umwana ikintu mutoje, ikintu mumenyereje, ikintu mwigishije, ntabwo burya ngo abantu batozwa, barigishwa, bakahugurwa, bakarerwa. Watozwa inyamaswa, imbwa, inka, nizo batoza. Ni umusaza bita Ezira Mpyisi, yaravuze ati ntago ibyo wigishije umwana, ibyo umuhuguye gukora, uburyo umurema, aguhindukira, aguha umusaruro w'icyo wamuremyemo. Hari akantu nyibukije gatumye ngaruka ku kibazo warumbajije. Buri umwana dufite smartphone twese. Yego, abenshi. Smartphone nshyashya waguze uyu munsi mu iduka, na smartphone umaranye imyaka 6 cyangwa 3, reka mvuge ko ntayimara 6 cyangwa 2. Ziriya telefone ntabwo zikora kimwe. Smartphone nshya ujya kuri WhatsApp ugasanga amavideo menshi yidownloadinze, uko ufungura message, amafoto, phone ihita yuzura, ibintu byose iba yiteguye kwakira, ibifite capacity yo kwakira ibintu byose bishoboka kandi mu gihe gitoya. Ariko ya yindi imaze imyaka 2 ujya kudownloadinga ka video, not enough space, ukajya kudiritinga bimwe, cyangwa bigafata amasaha menshi, no kugira ngo uzafungure ifoto biragorana, kugira ngo izabona hijya, kugira ngo uzayifotore ijya gufata ifoto y'amanzi imaze nk'amasaha ngahe iri kubitekerezaho. Umwana mutoya ni mushya, ni umuntu mushya, abafite ubwenge kandi abafite n'ubushobozi bwo kwakira ibintu byose abayifuza kumenya, abafite ubwenge bwo kwakira ibintu byinshi, kandi abayiteguye, abanaciye bugufi muri we, abari mushyashya. Sinzi ukuntu nabidefine, ahubwo birumvikana nyine ko umwana ari wa muntu ushobora kwakira ibintu vuba neza uko biri. Kandi umuntu iyo amaze gukura we, kugira ngo ugire icyo umwigisha, umwakiriza, bigusaba guca mu mfuruka zose z'ibyo yanyuzemo mbere, kugira ngo ubashe kubyifashisha ngo usenye ibirimo mbere, ibi bishaka kwinjizwamo nyuma. Rero ndashaka ko nanone, nubwo tukiri ku kintu bita umwana, reka tuve ku byitwa umwana mu buryo bw'ibyobokamana, kuko nibyo twatinzeho, tugaruke ku mwana wo mu buzima busanzwe. Hari imigani cyangwa imvugo ebyiri zikunze gukoreshwa. Iya mbere iravuga ngo gufata umwana wese nk'uwawe. Ni imvugo isanzwe, ntekereza ko atari n'umugani, ni imvugo isanzwe, ni siroga isanzwe. Noneho mu bakristu n'abandi bantu basomye Bibiliya, basomye yuko hirya yuko, reka duhere kuri ako,
gufata umwana wese nk'uwawe uri kumva we nka Dermas uramutse ufashe umwana wese nk'uwawe icyo kintu kikaba ari icyigisho cyangwa se ari principe yawe wumva ari uwuhe musanzu waba utanze ese ikintu twagiriye amakenga cyadutera gufata abana bose nk'abacu ni ikihe muri ubu buzima bwa none? Umwana ni igihugu cy'ejo, yego, nibo bayobozi b'ejo hazaza. Abasha kuba ari mutoya gutya ariko ejo bundi ntabwo tuzi icyo azavamo. Buriya igihugu kitagira urubyiruko, kitagira abana, kiba kiri mu marembera. Yego, hari ibihugu byinshi byateye imbere biba bikize ariko bifite abantu bakuze gusa, generation y'abantu bakuze gusa, ari abantu bafite imyaka myinshi cyane. Akenshi usanga banabararikira, banabakangurira kubyara. Mu gihe twebwe mu Rwanda uyu munsi wa none baratubwira ati tuboneze urubyaro, kuko iyo babaye benshi iyo tubyaye abana benshi tutabasha kurera, tuba turi kongerera igihugu umutwaro. Icyo kintu nzi ko turi bukigarukeho, twe tukiri ku kantu kavuga gufata umwana wese nk'uwawe. Gufata umwana wese nk'uwawe, uko dufasha umwana wese nk'uwacu, kimwe cyo harimo urukundo, yego, harimo gufasha igihugu. Hari abana bagiye bagira ibibazo bitandukanye mu miryango, nk'ubu bari mu makaburembo, hari abagiye baba imfubyi yenda za jenoside, cyangwa abandi bagiye bavuka nta babyeyi cyangwa ntibahure nabo, ntibagire uwo mugisha wo kubona ababyeyi. Niba aje iwanjye kwa Dermas mfite urugo, ntabwo ngomba kuvuga ngo babandi banjye nibo nzitaho, nzagurira nzaha ibikoresho by'ishuri, nibo nzaha ibyo kurya. Uyu nguyu kuko atari uwanjye nzagira ibyo mugomwa, nzamucakaza cyangwa nzamurenganya, nzamufata nk'aho atari uwanjye. Uwo mutima rero wo gufata umwana wese nk'uwawe ni ugufasha igihugu, ni ugufasha igihugu, kandi ni ibintu Imana izaduhembera. Yego, niyo tutabyana mu iyobokamana, ariko burya Abanyarwanda tugira ikintu cyitwa hari indangagaciro, hari ikintu tujya twita indangagaciro. Iyo ndangagaciro yo kuba umunyarwanda muzima, ufata umwana wese nk'uwawe, ni ubunyangamugayo. Hari n'imigani nifuza ko yahinduka mu Rwanda. Twajyaga tugira umugani uvuga ngo ukandagira agahungu ntahonyora. Ariko ubu ngubu none ukandagira umwana ntabwo agomba guhonyora. Ushobora gukandagira ikintu utari ubyiteze ugahutaza umwana mu buryo runaka, ariko irinde gushyiramo n'imbaraga. Guhonyora no gukandagira ikintu icyo ni kimwe, ariko kugikandagira imbaraga nk'ukica cyangwa ugikuraho ukibuza ubuzima. Gufata umwana wese nk'uwawe, ndashaka ko abakurikiye DV Family TV bibuka iki kintu. Hari igihe urera umwana ukamutonesha, ariko igihe cy'uko uzakomeza kubana nawe kikaba kitakiri igishoboka. Ushobora gukurwa muri ubu buzima, ushobora kujyaho utari muri ruhande. Uri kumva iyo ufashe uwa runaka nabo ukamufata neza, ukarenganya uwa runaka, igihe gishobora kuzasunika cyakwegera hirya, ugasanga imigirire wagize mibi kuri wa wundi uri gutonesha uwawe. Niwe noneho usabwa kwita ku mwana wawe mu gihe wowe udahari. Bisabwa rero yuko njye naba ndi umusore, naba ndi umugabo wubatse cyangwa umubyeyi, nsabwa kwitondera igikorwa icyo ari cyo cyose ngirira umwana kitari mu rukundo. Yego, reka tugaruke, ubuzima buhora buhinduka. Yego, reka tugaruke kuri cya kintu cyitwa kubyara abo dushoboye kurera. Turi mu gihugu cy'iterambere, kiri mu nzira y'iterambere, ndetse n'iterambere dushobora kuba turibonesha amaso yacu. Rero uko igihugu gikura, iyo kikwereka ko igihugu kiri gukura, bimwe muri byo harimo kugira urubyiruko, no kugira ibikorwa remezo, ndetse no kwihuta mu bijyanye n'uburezi. Uburezi bwacu buri kwihuta. Tubona abantu bava hano bakajya kwiga imahanga, bakagaruka bakagira gutya na gutya. Ni ryari tuvuga ko umuntu yabyaye abana adashoboye kurera? Bivuga ko umuntu yabyaye abana adashoboye kurera igihe yabyaye abana benshi ugereranyije n'ubushobozi bwe. Afite ubushobozi n'urugero bukeya, ariko afite abana benshi, kubajyana mu ishuri ntabishoboye. Arumva yajyana umwana umwe ku ishuri, abandi bakabihora kubera ko babaye benshi, kuko ntabasha kubabona, agatangira kugira amahitamo. Aho bati nzajyana y'umwe, abandi mwese mugumye ahangaha, kuko kandi umwana wese akifite uburenganzira bwakwiye kuba bungana n'ubwundi. Mu gihe uri kuvuga ati mwebwe se bana banjye mwese murajya ku ishuri, muzabona hehe ibikoresho by'ishuri? Urumva
wamaze kubyara abana benshi udashoboye kurera. Ariko ibi ntibivuze ngo umuntu naba ashoboye afite ubushobozi bwo kuba yarera yabyara n'abana 15 akababonera n'ibibatunga nabo ababyare. Mu Rwanda tugira umuco mwiza wo gukundana ku bantu bamaze guhinduka mu mitekerereze. Tuvuga ko tugira gahunda bita ndi umunyarwanda isanzwe. Kuba umuntu muhuje iyo ndangagaciro yonyine irahagije. Wenda uraza kugira ikintu utubwirira abadukurikiye, abo bantu bashobora kuba bariho, bashobora kugira kurera no gukuza abana 10 kuko bafite umutungo mwinshi ubahagije. Ariko abana bakabakuza mu buryo bwo kurera umurengwe wabo, ariko batitaye kuri surroundings, kuba bazengurutse ku bana bandi babazengurutse. Bivuze ngo kugira ngo ugire abana benshi cyane ushoboye kurera nanone, wagira bake ariko ugafasha n'abagize intege nkeya mu kurera babo, kuko wenda batagihari cyane, bashobora guhura n'ubumuga cyangwa uburwayi cyangwa se urupfu rutunguranye. Ukaba usanga rero abo dushyira hanze cyangwa se abo twibaruka, birasaba yuko nabo tugira management yabo, kuko nubwo dushobora kumanaginga umutungo wacu tukaba tuzi ngo dufite miliyoni 100 cyangwa miliyari y'amafaranga azatunga umuryango, ariko tuzirikane yuko abatuzengurutse ba bene wacu nabo bakeneye kurerwa. Bivuze ngo ubutwari n'ukurera bawukarera n'abandi batagifite ubushobozi bwo kubarera, ariko ntihagire ubyara adafite ubushobozi bwo kurera ngo abandi bazamurerere cyane rwose. Yego. Ndifuza ko twakwimuka kuri iyo ngingo tukinjira mu bijyanye n'ubuzima bw'iby'abana bw'iby'umwuka. Ibyo ni byo ubuzima busanzwe twari turi kuvugaho, uburezi busanzwe, ibireba ba runaka n'aba runaka, ababyeyi n'abandi. Mu buzima bw'ibisanzwe nziko ibyo ndabizi neza, ntaho uri bubicikire, uranabivugaho amagambo menshi kuko niwe ubana nabo. Kubana n'ibyiciro cyane bya explorateur n'aba pacifinder, ni ikigero abana bageramo cyo gushakisha no kumenya ndetse no gufata umwanzuro ku bintu bimwe na bimwe byo mu buzima bwabo. Abana sinzi ukuntu bataraba ingimbi cyane, bari munsi y'ingimbi no kuba abana muri icyo cyiciro. Ni cyo kintu kidasanzwe wabonye kuri abo bana, unadusobanurire abo bana no kuva ku myaka ingahe kugera kuri ingahe, kugira ngo udukurikiye amenye ukuntu ari bwite ku mwana ugeze muri icyo gihe n'ibintu ashobora guhuriramo nabyo bishobora kumufasha. Yabireba ari nk'umubyeyi utarasobanukiye icyo kintu, akavuga ati uyu mwana kuva afite imiterere, akafite imyitwarire, biransaba kumutwara gutya na gutya kugira ngo ahinduke umuntu umeze gutya, kuko iyo yakomeje kuba gutya bitanga umusaruro umeze gutya. Icyo kintu nshaka kutubwiraho. Ushaka mvuge ko bana bari mu muri adolescence cyangwa munsi y'ingimbi. Munsi y'ingimbi ho gato, kuko ibijyanye n'ingimbi wenda twazabivugaho ikindi gihe, nubwo nzi ko abo nabo bana nabo. Ariko bwira umuntu ukurikiye DV Family TV ku bijyanye n'imiterere n'imyitwarire y'abana bameze batyo, n'icyo bakorerwa mu buzima bw'ubisanzwe no mu buzima bw'ibyobokamana. Ubundi abo bana bari ku kigero cy'imyaka hagati y'10 kugeza nko kuri 10 ngiye kubijyana nk'uko tujya tubyita muri Java Pathfinders, bari kuri 10 kugeza kuri 15. Ariko reka mbe nirengaje cyitwa Pathfinders, mvuge ku kintu mu cyongereza icyo bita teenagers. Teenagers ni abana bari mu myaka 10 muri 10 ubwo urumva hose abo ngabo nibo nshaka. Reka mvugeho mbivuge muri ubwo buryo. Baba batangiye kugira impinduka zibabaho mu mubiri yabo, ndetse no mu bitekerezo. Yego. Haba hatangiye kugira igihinduka. Kuko baba batekereza cyane, baba bifuza kuvumbura, kandi nicyo gihe ubuzima bwabo bukora cyane. Imibereho yabo cyangwa intekerezo zabo n'umubiri wabo urakora cyane. Ubwo mvuze ku bijyanye n'imitekerereze, mvuze ku bijyanye no ku mubiri wabo, no mu mibanire yabo n'abandi, ndetse n'iwabo muri rusange muri sosiyete. Nabo haba habaye impinduka zidasanzwe. Kuko nyinshi z'abo bana niyo bana dusanga ari za marine, nyine ari abana bo ku mihanda, kuva mu myaka 10 kuzamuka. Icyo ni ikigero cy'abana bahinduka ibyihebe. Yes, baba bashaka kwigenga. Naho hantu nshaka kutuganirizaho. Abo bantu rero baba bakeneye uburezi bwihariye. Uburezi bwihariye umubyeyi aba agomba kubamenya. Niba umwana kera
bajyaga bamwicaza ku kazuba bakamwuhagira uyu munsi wa none akaba atifuza ko wanamubona yego wanamubona niba ahantu hose ari uretse no kuba ku mubiri we ari byo yifuza kutakwereka ni wabo ibintu byose abashaka kwigenga niba ashaka kwigenga adashaka ko mama amenye ibintu byose urumva azagira inshuti nazo zo mwibanga mama we rero nicyo gihe aguye kumutwara neza akamumenya akamugira inshuti urugero hari nk'igihe umwana aba yaragize umugisha wo kubyirukira mu muryango w'abakristo yego ntago nabura no kubwira ababyeyi yuko nkurikije njye abana bo ku muhanda turabana buri munsi turahura turaganira ndetse cyane usanga abana benshi bo ku muhanda bavuka mu miryango ifitanye imibanire idasanzwe n'ubuzima bw'ubukristo iyo abo bana ubaganirije akubwira mama wanjye aba muri korari aba muri nyine ababikubwira byose kuko we niyenda kukubeshya kuko n'ubundi nturi bumucyuri wawe n'umwana wo ku muhanda aba bana ndashaka ko udufashiriza ababyeyi cyangwa se ukibutsa ababyeyi kuko wenda hari ibyo bazi nabo bazi hari igihe uba mwasengaga ubona umwana aza mu materaniro aba ari gukoresha Sunday school Sabbath school n'ibindi bitewe n'ahantu umuntu ateranira ugasanga umwana muricara gutya mukavuga mukabwiriza mukigisha mukaririmba ahari ariko umunsi umwe ukajya ukabona nk'umwana mu rugo nta kintu kidasanzwe cyabaye wari wa mwana uzi ko ari umwana wo muri urwo rugo ukajya ukabona nk'umwana ararakaye akoze akantu gato ateye nk'icyuma umugenzi we arakimujombye atari nk'umwica ariko ari nk'umubabaza umubyeyi akavuga ngo hey ugize ute agafata inkoni agakubita umwana atangiye kugera mu gihe cyo gufata imyanzuro ihubutse kandi mibi bivuze ngo umwana akeneye inama zindi urakoze cyane kiriya kigero nk'uko nandi kubivugaho ababyeyi nibo bantu ba mbere bagomba kukimenya yego kuko uriya mwana arakora cyane aratekereza cyane kandi ni ntagondwa yego akenewe urukundo akeneye n'umubyeyi umenya ko icyo kigero yakigezemo atakiri wa wundi ukiri hahandi hasi kimwe cyo nk'uko nabivuze rwa rukundo ruzajyana n'uburezi n'inama kumuba hafi kuko wavuze ngo ashobora kuba yanagutera n'icyuma yego afite imbaraga kuko mu mihindukire yabo niba ari nk'umusore uko abagabo bameze izo mbaraga bagira naho bamaze kuzigira kuko aba yatangiye kumera amatuza aba yatangiye kuba yabasha guterura ibintu biremereye kandi ikindi cya kabiri abafite ubwenge buri gukora cyane nabo bantu turabepawaringa cyane cyane nk'iyo ari nk'abahungu nyirakuru abamubwira ngo mugabo wanjye urumva mama amubwira turi umuntu w'umugabo yaba ari nk'umukobwa papa agatangira kumubwira ati sheri bite urumva nyine akumva nyine turabakuza mu magambo nabo bagahita bumva bakuze yes babumva bakuze kandi no ku mubiri kandi imibiri yabo ikabera ko bakuze iyo umugabo wese agira naho aba yatangiye kugenza gute kubigira aho rero mu burezi wari uvuze ngo ngaruke ku kintu cy'uburezi abana bakwiye guhabwa hariya no kubigisha umubyeyi agomba kubaba hafi ariko akabigisha atari umuntu uza kubakubitaho ibintu abahabura ababwira nabi ahubwo abagira inshuti akamubwira ati nyamara iki kintu twakigenza gutya na gutya twagitwara muri ubu buryo mu rukundo ikindi cya kabiri kandi ukabakundisha kujya mu rusengero kuko bakaba abana bemvovinga muri gahunda z'itorero babonekamo cyane muri gahunda z'itorero umuryango mukajya muteranya mukabasengera rimwe na rimwe ugatinyuka ukababwira igihe bagezemo yego ntubahishe yego mukabiganiraho mu buzima bw'imyororokere nicyo nashatse kuvugaho habwa ati mwana wanjye dore bimeze gutya na gutya iyo ugize gutya na gutya ese nta muntu ujya ukubaza ngo nukora yenda imibonano mpuzabitsina igitsina cyawe kizahakura cyangwa nibwo uzaba umugabo nibwo uzamera amabere kuko nibwo uzamera amabere yenda niba ari umukobwa ibyo bintu byose mukabivugaho utamuhishe kuko iyo umuhishe ajya kubyivumburira kuko yes iyo umuhishe ajya kubyivumburira kandi iyo atangiye kubyivumburira akajya mu busambanyi na bya bindi by'umwuka biba byamaze gupfa ntago aba akibiyoboka ariko iyo abona mubivugaho mwese utabigira ibanga abona ko burya
arakumva kandi abona n'umuntu ushatse kumwigisha ku ruhande yenda mwibanga abona ko ari kumubeshya nyine abibona ashobora kumubwira ati rero ibi bintu ngiye uri kumbwira ndabizi iwacu turabivuga papa yarabimbwiye kandi nanjye na mwarimu yarabimbwiye nabyumva na teacher we kuko na teacher aho niba umwana yiga aho yiga hose barabyigisha akumva no mu muryango wabo barabivuga azumva ko burya uje kumuyobya niba utangiye kumujyana ibintu byo mwibanga niba yabonye uburezi mu muryango uburezi bupfira mu muryango akabona uburezi ku ishuri akabona n'ubundi burezi mu rusengero nawe waramujyanye no mu rusengero n'umwana urerera mu rusengero ibintu bizagenda neza. Mu bisanzwe mu bintu bijyanye n'ubuzima busanzwe hari ikintu Yesu yavuze kuri kintu yaravuze ngo hanira abana mu rukundo cyangwa ukabahana mu buryo bw'urukundo. Yaravuze ngo abo nkunda ndabacyaha nkabahana n'ibihano. Urabyumva ute ku babyeyi ba none badahana abana atari uburyo urukumva Imana yaravuze ngo abo nkunda ndabacyaha hari ugucyaha nkabahana n'ibihano. Igihano ni ikintu kikubabaza cyangwa se kikubangamira kitagendereye kukwica ahubwo kigendereye kukugorora ariko wumve ku bubabare buterwa n'ikosa runaka wakoze y'ikintu kitari cyiza. Niye namuhagira ku babyeyi gucyaha nibyo kuvugisha umwana ukoresha amagambo nibyo ariko guhana umubyeyi udahana yego umubyeyi udahana abana be rero Bibiliya agacyaha gusa akabivuga mu magambo ntimuzagire gutya ejo bakabikora ntimuzagire gutya akavuga nta gucyaha I mean ari ugucyaha gusa ariko adahana. Buriya umubyeyi mwiza nuhana ucyaha akanahana n'ucyaha akanahana kuko buriya ntago hari ababyeyi bamwe na bamwe dufite n'andi mategeko agenda aza buhoro buhoro abuza ababyeyi cyangwa abarera abana kubahana cyangwa se bakabibuza kuko erega n'impamvu byakuweho biranumvikana. Kera umuntu yarabaga afitanye ikibazo na mubyara wawe cyangwa by'umirima byo mu cyaro mwarimu cyangwa umwigisha agaprofitira ku ishuri akaguhonda aguhaniramo n'umuryango. Wenda wowe wize no muri ibyo bihe byo hambere ntago wize ejo umwarimu cyangwa se umurezi akaba yahanira umwana mu gihano cy'umuryango akabihaniramo rimwe wenda ibyo babica mu burezi kubera iyo mpamvu ariko nge ndi kuvuga mu bijyanye n'imiryango byo mu mashuri ntago ari byo nshaka kuvuga ndigwa gucyaha no guhanira mu miryango mu buryo bw'urukundo. Umubyeyi udacyanga na hane aba yirengagije inshingano z'umubyeyi kandi kwirengagiza inshingano n'icyaha kwirengagiza inshingano n'icyaha. Biriya hari aho yavuze ko bene bari ibigoryi kandi byatewe na ise ntiyabacyahaga n'umuntu uzi gukora neza ntabikore bizamubera icyaha. Rero iyo udahana umwana rimwe na rimwe ushobora kuba yenda unamutinya uvuga ati ne kwitiranya nawe cyangwa ne kumubabaza ariko birangira akujyanye ahantu kure kandi mu kababaro niho haturuka inkomoko y'ibyishimo. Kandi ndabyibuka nafite umwarimu wanyigishaga ndanamushimira bita Nixon Nshimyimana yahoraga ampanzeho ijisho igihe cyose niba ari uko akunda bagirira icyizere umwana w'umuhanga mu ishuri ariko ninjye umwana wakubitwaga kenshi ku ishuri kubera ko nagiraga n'amakosa menshi ariko uyu munsi aho ari rwose ndamushimiye uko ndi uyu munsi byatewe no kumva ububabare bw'ibihano nahanwaga ngahita mpinduka kuko amagambo ntago byakoraga hari abana amagambo adakora. Murakoze hari ubundi guhana ntago ari icyaha ikibi no guhana nabi. Mushobora kuvuga guhana ababyeyi batwumva bagahita bavuga bati agahita agura imihine akajya ku mwana we akora icyaha popopo bya nabyo ntago ari byo. Hari icyo bita mu cyongereza bita corporal punishment ni ibihano nyine bikomeretsa ibihano bibi gufata nk'inkoni ugakwita umwana ukanamukomeretsa ariko buriya hari uburyo bwiza bwo guhana nk'umuntu w'umurezi cyangwa umubyeyi n'umurezi natwe turabareza ariko umubyeyi niwe murezi wa mbere. Umwana niba yakoze ikosa mwumvisha ikosa mufate mwumvisha ikosa niyo wamucishaho umunyafu wamaje kumwumvisha ikosa rimwe hari igihe ageraho nawe akumva ukamubwira ati se wowe urumva nagukubita yenda nk'udukoni tungahe ukabona umwana yisabiye nk'eshanu nyamara we waratekereje ko namukubita na zingahe 3 cyangwa 2. Buriya niba wamaze kuganiriza umwana akagira kuri level cyangwa ku kigero yumva ariko kugenera ngo mbwira mpana gutya umwana yumvisha ikosa nta nubwo yakora akarira. Buriya na teacher
uhana umwana ugasanga yamujyanye kuri polisi aba yamuhannye nabi kuko si uko guhana ari bibi kandi nanone guhana si n'inkoni ushobora no kumubwira ati uyu munsi nturakora iki n'iki cyangwa uyu munsi nturasohoka niba twari kujya yenda bitewe n'umuryango wanjye uko umeze niba nari kujyana abana kuri pisine ahabwa ati uyu munsi rero wowe sinda kujyana kuri pisine umwana akumva ko yakoze ikosa koko ati none se nta kuntu agatangira gusaba imbabazi none akavuga ati icya pisine yenda ngiye kukubabarira ariko ugiye gukora akangaka naka umwana arumva ko wamuhanye niba hari ibintu wamuhejeje abandi babonye buriya guhana ni inzira yego no buryo murakoze urakoze cyane Dermas kuri gahunda ariko ku nama uhaye ababyeyi ndetse natwe ubwacu ababyaye n'abatarabyara Imana ibafashe muri ubwo burezi bari guhereza abana babo barerera Imana abo bazamurikira Imana. Murakoze cyane. Reka tugaruke ku kintu cyawe kikureba cy'ubuhanzi turanaganiraho ni igice kigizwe no kuririmba no kuvuga ku bijyanye n'ubuhanzi. Mbese ufite indirimbo zingahe ziri hanze? Okay. Ntago mfite indirimbo zari zajya hanze. Iriya niyo nakwita nkaho nashyize hanze. Hari izindi nteganya kuzashyira hanze mu minsi izaza. Turi kuvuga iziri hanze. Iziri hanze ni imwe. Iy'amashusho n'amajwi. Yego niyo nanjye nzi. Yego. Ari nayo watangiriyeho muri introduction utubwiraho. Cyane. Ufite indirimbo zingahe zidakoze? Ngo zibe ziri hanze ukavuga uti izi ndirimbo ndazifite n'izanjye mu ikaye cyangwa mu mutwe cyangwa yego. Zirangiye zanditse cyangwa zibitse ukavuga uti igihe cyose ngiye mu gitaramo bakandirimbisha byibura na mfite indirimbo zingana gutya naririmba. Ntago nazibara ariko wagereranya nagereranya yego. Okay. Ukuvuga uti nyine ahari igitaramo kibaye izi ndirimbo nazibona nkaziririmba. Boneraho kukubwira ko ntari umuntu ubimaze mugiye guhanga ku giti cyane no muririmbyi muri korali. Hari korali yitwa niyo singazi. Tujya dufatanya nka himba indirimbo tukaziririmba. Akenshi hari igihe gutangira bigora umvuga ngo ngize nizanjye ngize niza korali biba bigora njya mpimbira korali tugafatanya n'abandi bavandimwe bayirimo ariko ku giti cyanjye ku giti cyawe yego nyine nge numva birijene kuvuga ngo umuhanzi ku giti cye numva bitagize niyo mpamvu navuze indirimbo wakwita ko ari zawe utahereje korali ukaba utaranazihereza abandi ujye uzihereza kuko nzi ko hari abo ujye uziha ndi kuvuga nyine izo waririmba ari izawe ntihagire ugukondana ngo uvuge ngo aturirimbe indirimbo. Okay. Ibyo ari byo byose ntago nabura n'icumi. Yego. Urakoze cyane. Akanya tugiye kuguha umwanya uturirimbireho byibura zimwe mu ndirimbo ukunda cyane uhereye kuri ya yindi y'abana kuko turangije ikiganiro cy'abana wituririmbireho kugira ngo abana bumve ubutumwa n'ababyeyi bumve ubutumwa buri muri iyo ndirimbo. Yego murakoze. Ndirimbe ya ndirimbo y'abana. Yego. Okay, murakoze cyane. Abana ni imbuto nziza iva ku Uwiteka, karabo keza zahabu nziza babazwa n'umuntu utaza gaciro k'umwana. Rerera Yesu icyo kibondo uzakimurika gihe ibisabwa mu buzima, gitoze kwiga ijambo ry'Imana, gitoze gusenga n'indagizo y'Imana izayikubaza. Rerera Yesu icyo kibondo uzakimurika gihe ibisabwa mu buzima, gitoze kwiga ijambo ry'Imana, gitoze gusenga n'indagizo y'Imana izayikubaza. Ushaka ngo nyirangize? Hari message. Mwana ba intwari wumvira ababyeyi, ukunde kwiga kandi ukunde gusenga, uzahesha Imana ikuzo n'igihugu cyakubyaye. Rerera Yesu icyo kibondo uzakimurika gihe ibisabwa mu buzima, gitoze kwiga ijambo ry'Imana, gitoze gusenga
n'indagizo y'Imana izayikubaza. Rerera Yesu icyo kibondo uzakimurika gihe ibisabwa mu buzima. Gitoze kwiga ijambo ry'Imana, gitoze gusenga, n'indagizo y'Imana izayikubaza. Hari indi mpano iruta izindi twahawe n'ijuru, ni Yesu Kristo Umwana w'Imana, nawe yabaye umwana abana tumwigireho. Yabaye mu isi mu buzima bubi ariko arihangana, ashimwa n'Imana ndetse n'abantu. N'ishingiro ry'umuryango mwiza, soko y'imigisha, n'ababoza urubyaro yabahaye umunezero. N'ababoza urubyaro yabahaye umunezero. Abamwakiriye bose abaho umuryango mwiza. Amen. Twite ku mwandu w'Uwiteka, Yesu azaduhemba. Amen, amen, amen. Amen, urakoze cyane. Turasabwa kwita ku mwandu Uwiteka tugabiye kuko azawutubaza. Mu byo tuzabazwa harimo n'abana bacu, kandi azabiduhembera. Hari yego ababikoze neza azabibahembera, abatarabigenje neza uko yabibasabye kubikora bazabibazwa n'Imana. Hari igihe ushobora kubona ko leta n'inzego zishinzwe n'ibigo bishinzwe uburenganzira bw'umwana bitari kukugeraho, ukaba uri iyo ngiyo ariko uri guhohotera umwana. Zirikana ko hirya y'ijisho ry'abantu rireba, n'imbaraga za politiki cyangwa imbaraga z'abantu zibakurikirana aho zitagera, ijisho ry'Imana ryo rirahagera, kandi ku iherezo ry'ubuzima uzabazwa ubugingo bw'uwo mwana. Cyane rwose. Mubyeyi rero turagusaba tukwinginga kugira ngo wongeremo agatege mu buryo bwo kwita ku mwana wawe, kuko turabizi ko umukunda cyane, ariko nanone Imana imukunda kukurusha cyane. Yego. Reka tujye ku zindi ndirimbo. Indirimbo yawe yindi wumva ushimishwa nayo cyane, cyangwa se uririmba nawe kumva uri mu mwuka wo kumva hari ukuntu umuntu aramisha Imana umutima, bikava mu magambo kumva umutima urashyigutse. Nanjye ndumwanditsi w'indirimbo, ariko hari indirimbo ndirimba nkaba nshobora gufatwa n'amarangamutima yo kumera ukundi, ariko nyine nkaba nzi indirimbo runaka ndirimba nanjye nkumva ndi mu mwuka wayo. Niye ndirimbo mu ndirimbo zawe ukunda kurenza izindi? None se wanyemereye nkazayirimba ubutaha? Oya basi uririmbeho gatoya, ubutaha se wabwirwa n'iki ko ubutaha buhari, kandi wenda ko ifite ubutumwa bugenewe abantu. Amahoro y'umutima ntatangwa n'isi, ava mu isano yitagajuka, ugirana na Yesu. Zina rye ryiza, zina dukirizwamo, umunyabyaha ngwino kwa Yesu, wizera ubona amahoro. Zina rye ryiza, zina dukirizwamo, umunyabyaha ngwino kwa Yesu, wizera ubona amahoro. Yes. Urakoze cyane. Umunyabyaha ntashobora kubonera amahoro usibye kwa Yesu rwose. Yego. Urakoze cyane. Iyo ndirimbo yitwa ngo iki? Amahoro y'umutima. Amahoro. Bishoboka ko umuntu ashobora kugira amahoro atari ay'umutima, ari amahoro asanzwe cyane, ariko umutima akaba afitemo intambara, inyuma abantu bamubona nk'umunyamahoro cyane. Buriya umuntu abasha kuba atunze, afite nka rukururana, akumva afite amahoro, cyangwa akaba yari umuntu ufite akazi kamuhemba nk'ibihumbi 40, akaba promoted, akazamurwa mu ntera, akabona nk'akazi kamuhemba 400, yewe akumva aratuje, akumva afite amahoro, akumva afite amahoro. Cyangwa yarabuze umugabo akamubona, cyangwa yarabuze umugore akazamubona umugore mwiza undi yifuzaga, akajya yumva aratuje, afite amahoro. Nyamara ayo mahoro na Yesu ntabwo ari amahoro y'umutima. Nashaka kurehereza ku
amahoro atangwa n'Imana atangwa na Yesu igihe umunyabyaha yakiriye Yesu mu mutima we burya Imana imuha amahoro atagaje ukashobora kuba adafite inatubwira ko nta mahoro y'umunyabyaha nta mahoro y'umunyabyaha urakoze cyane yatuwe na Yesu cyangwa komorwa akababarirwa nibwo ashobora kugira amahoro ya nyayo cyane rwose yego wakongera ukaturimbira indi ndirimbo murakoze indirimbo yindi niyo nshaka kuzakorana n'abana nanone mushiti w'abana cyane yitwa ku mugezi twigeze turirimbana nabo ariko barayikunda cyane ni indirimbo nyine ituma baba bashabutse bari kwirukanka cyane ariko yitwa ku mugezi nsa nk'uyibaterera bagenda basubiza nyine bikiriza reka ngerageze nibisa nk'ingora uze kwihangana yego nta kibazo twicaye ku mugezi dushema dusingiza turirimba hoziyana hoziyana singizwa shemwa muremyi Aleluya amen twicaye ku mugezi dushema dusingiza turirimba hoziyana hoziyana singizwa shemwa muremyi Aleluya amen ndanezerewe ko Yesu ankunda ibyo birampagije ubu ndembereye ndumva nyuzwe nkunda kubana nawe twicaye ku mugezi dushema dusengeza turirimba hoziyana hoziyana singizwa shemwa muremyi Aleluya amen iyo ni indirimbo uteganya kongera gukorana n'abana nshaka kuyikorana n'abana ni indirimbo nifuza ko tuzakorana n'abana turi ahantu ku mugezi turi ku kivu ariko harimo ibice byinshi birehereza ku gaciro k'umugezi uri umugezi hakunze kuberaho amateraniro y'iby'umwuka igihe Yesu yigishaga umugezi wakunze kubatirizwaho abantu benshi cyane muri iyi ndirimbo hazazamo impamvu gituma idupushinga cyangwa idusunikira kujya ku mugezi kuki tujya ku mugezi ese twagiyeho dutumiwe na mwuka w'Imana cyangwa twagiye ku mugezi nk'uko twujuje kubera ko twujuje imyaka cyangwa kubera ko nyine byategetswe ko tugomba kubatizwa harimo ijambo rizagaruka ku kintu cy'umubatizo wa mwuka wera ku mubatizo ku ishusho y'umugezi uburyo ki abamarayika baba biteguye kwakira umuntu uburyo wabatijwe yuzuye mwuka wera ndetse yasura yo ku mugezi nshaka kujyana abantu ku mugezi murakoze cyane tugana ku musozo hirya y'uko ufite indirimbo nyinshi uririmbana n'abana cyangwa uri inshuti y'abana tubone gusoza Pastor Apollinaire afite igitaramo vuba cyo gushyira umuzingo we ahagaragara nawe ni mucuti w'abana agirana indirimbo nyinshi n'abana tuzaba tukirimo nka Divya Family ndetse n'abandi bantu tuzaba turi kumwe n'abaririmbyi batandukanye dushuje Pastor Apollinaire nk'umucuti w'abana cyane ndamukunda cyane ubwo hari umunsi mwazahura tukabahuza mukatubwira ibyanyu n'abana igeze mba mu iteraniro rye muri 2014 ndi kumwe n'abana kuri itorero ryacu rya Ngoma Igahogo twagiranye ibihe byiza cyane n'umuntu mwiza akunda abana ni mucuti w'abana tugushimire Derimas kuba wabanye natwe ukatuganiriza ku bijyanye n'uburezi bw'abana kandi ukatwibutsa yuko turi n'abana b'Imana kandi turerwa nayo Imana igumugisha tugana ku musozo mbere yuko dusengera turifuza yuko uraririmba indirimbo imwe yindi kunyura niyo waturimbira igitero na refre ubundi ukadushyira imbere y'Imana tukagana ku musozo tukakurekura ugakomeza gahunda z'ibiruhuko murakoze cyane Imana igumugisha murakoze cyane reka turirimba indirimbo ya 250 maybe n'esheshatu bivuga ngo ndifuza Yesu yego indirimbo naho ndayikunda cyane ndifuza Yesu mwiza ndagukennye cyane ndomushyitsi ndomwe mukera singira gakondo ndifuza urukundo rwawe rumumuriza runyobora
komera cyane sintezuke ndifuza umutima wa Yesu ngo nduhuke ngo ntere ku muto imibabaro yanjye yose ndifuza umwuka wera ngo ambwire icyo ndicyo arusheho kunyereka umwana w'Imana ndakwifuza Yesu nshaka kuza kubona ugoswe n'umukororombya ku ntebe ya cyami. Yego. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha abari bakurikiye DV Family TV. Uyu mwanya twari turi kumwe n'umusore Dermas Rugamba. Imana iguhe umugisha ku bw'aka kanya ndetse no ku mpanuro watanze ku badukurikiye. Reka tugusabe udushyire imbere y'Imana, ubundi Imana ikomeze kuduhana umugisha. Mwakoze ku gihe cyanyu kandi Imana ibahe umugisha. Amen. Namwe mwakoze cyane. Reka dusenge. Yego. Data wa twese udukunda, izina ryo ntabwo icyubahiro. Amen. Uri isoko y'agakiza kacu, izina ryo ntabwo icyubahiro. Amen. Wifuza kuduhindura mbere yuko tujya guhindura abandi. Reka uwo mugisha uduhe kandi natwe uduhe kwemera gukorana natwe. Ubwo twahisemo kukuvuga, natwe ujye uvugira muri twebwe kandi uduhindure kuba abana bawe. Amen. Nugaruka tuzagusangane twishimye. Amen. Uduhindure nk'abana bato mu mitima kandi Nyagasani, kugira ngo abazatubona bajye babonamo ishusho yawe muri twebwe. Kandi n'abana bafite ibibazo bitandukanye ubaha umugisha wawe. Amen. Ababuze ababyeyi ubabere umubyeyi mukuru. Igihugu kizagira umugisha wo kugira abanyarwanda beza kuko bazaba bafite abana barezwe neza. Reka uburere bw'abana benshi batandukanye mu miryango itandukanye bugenda bwangirika bitewe n'iminsi turimo, ugende ubagoboka Nyagasani. Amen. Abafite uburere butari bwiza ubarerere mu gituza cyawe. Amen. Kandi natwe uduhe kubigiramo uruhare ndetse n'ababyeyi benshi bahe kumva inshingano bafite ku bana uburere bwiza. Reka rero uhe uyu mugisha iyi TV kandi twese uduhane umugisha ku bwa Kristo umwami wacu. Amen. Amen.